Ndagusuje kandi ngo ikaze wowe mukuzi wa Marika Africa TV udukurikirana umunsi ku munsi. Uyu munsi mu kiganiro Soma umenye ukuri turarebera hamwe bimwe mu bikorwa by'indashyikirwa byagiye bibera mu gihe cy'intambara y'isi ya kabiri cyangwa se muri World War II. Mu ikinamico cyangwa se film ya Tyler Perry ishingiye ku nkuru y'impamo mu gihe cy'intambara y'isi ya kabiri yose, ubwo ishami ry'ingabo ry'abanyamerikakazi b'abirabura ryashyizwe mu mahanga rifata ubutumwa budashoboka. Hafi y'ikinyejana cyuzuye nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose irangiye, inkuru nshya zivuga ubutwari bw'abantu buri munsi zikomeje kumenyekana. Ubu producer Tyler Perry arimo guhangana n'intambara na filime ye nshya yitwa The 688, inkuru y'intambara y'ingabo z'abagore b'abirabura cyangwa se z'amabara niko bakunze kubita. Yanditse kandi ayobora umushinga, awukora hamwe na Nicole Avant, Angie Bonds, Tony L. Strickland, Kerry Serig na Carlota Espinosa. Batayo ya 683 cyangwa se 688 y'ubuyobozi bukuru bw'amaposita yagize uruhare mu rugamba rw'intambara mu buryo budasanzwe mu gutondekanya imyaka 3 y'amabaruwa yoherejwe n'iposita arizo miliyoni 17 zayo atigeze ashyikirizwa abasirikare b'abanyamerika ubwo bari ku rugamba. Ikindi nuko bari mu rugamba mu guhangana n'ivangura ndetse n'igihugu kinini kitamenyerewe kigabanyijemo n'amakimbirane ku isi. Aba bagore 855 bazanye ibyiringiro ku murongo wa mbere. Nubwo bimeze bityo ariko inkuru yabo yakomeje kutavugwa kugeza ubu. Hamwe na film ishingiye ku mateka yabo nshya The 688, Avant ndetse n'umwanditsi akaba na producer Tyler Perry bagerageje kwita ku bitekerezo bikwiye kandi bimaze igihe kinini bijyanye no gukunda igihugu by'abagore b'intwari, uburyo imbaraga zabo zidacogora zafashaga kuzamura morale no gutsinda intambara. Iyi filime yabaye umurimo w'urukundo kuri Avant kuko yabaye umuhigo Perry yemeye afite ubwitange butunguranye. Avant avuga ko yamushishikarije kumenya ayo mateka. Avant yagize ati, byaranshimishije cyane kuko mama yakundaga amateka rwose kandi yakwishimira ko iyi nkuru yaje kuvugwa. Ababyeyi banjye baba barakunze 683 kubera ko bagiraga kwizera gukomeye kandi bahoraga bizera ko udashobora kwigisha umuntu gutambutsa inkoni niba badasobanukiwe n'inkoni ubwayo. Ese ubundi ni iki 683 ishingiyeho? Uyu mushinga watangiye igihe producer Carlota Espinosa yabonaga uburenganzira ku gitabo cy'amateka cy'intambara y'isi ya kabiri cya Kevin M. Himmel cyo mu mwaka wa 2019 gifite umutwe witwa kurwanya intambara ebyiri. Espinosa yahise yohereza iyo ngingo inshuti ye na producer Kerry Serig wazanye Peter Guber na Mandela Entertainment muri uwo mushinga. Bahita baharanira gutangira uwo mushinga uwo mwanya. Naho intekerezo za Avant za mbere zari Perry yari yizeye ko azaha abagore bo muri 683 igihe cyabo. Ati, Tyler Perry n'umwanditsi mwiza, producer, umuyobozi mwiza, nari nzi ko ashobora kuvuga iyi nkuru. Tyler akunda amateka kuruta uko nyakunda. Yishimira amateka y'abanyamerika kandi uruhare rw'abirabura b'abanyamerika mu gihugu. Nyamara no kuri Tyler Perry ibikorwa byo muri 683 byaje kumushishikaza. Agira ati, naratunguwe ndavuga nti Nicole buretse ibi ni inkuru y'impamo, niko Tyler Perry yabwiye Netflix ubwo bari mu kiganiro. Ubwo nibwo yahise yemera gutangira gukora kuri iyi projet. Umwe mu bari bagize itsinda ni Lena Delicote King. Ese reka turebe yari muntu ki? Perry yahise ashyira imbaraga mu bushakashatsi, ashakisha abantu bose bazima bashobora kuba baganira ku mateka akavugana nabo. Umunsi umwe gusa nyuma yo kuvugana na Avant ku byerekeye umushinga, yafashe indege yerekeza Las Vegas guhura na Lena Delicote King wabaye inararibonye muri batayo ya 683 ukinwa na Ebony Obsidian muri film. Perry yagize ati, icyo gihe yari afite imyaka 99 atyaye cyane afite umucyo. Agira ati, mbonye ishyaka mu maso ye ubwo yavugaga iby'icyo gihe abisobanura, naratekereje nti dore inzira yanjye yo kuvuga inkuru.
muri 683 cyangwa se batayo ya 6888, imiterere ya Lena niyo yatanze cyangwa yatumye iyi batayo imenyekana kandi kubahwa. Yarayobowe na Major Charity Adams waranzwe n'ubumuntu, ndetse role ye ikinwa na Kerry Washington. Avant yagize ati, Kerry niwe nahisemo bwa mbere. Ati arakomeye cyane kandi afite icyizere, agira neza kandi agira impuhwe. Yubaha kandi abagore b'abirabura mu mateka kandi buri gihe yifuza kwishimira inkuru y'umuntu utishoboye. Nubwo Lena Derry Court King ari watanze amakuru y'ibijyanye n'aya mateka, muri Mutarama 2024 yahise yitaba Imana afite imyaka 100, ariko byibura yashoboye kubona filime yakinniyemo. Perry yagize ati yarayikunze cyane, yararimo asuza ecran mu gihe yari kuyireba, yararimo aseka cyane, ariko ku iherezo ryayo ibintu byaje gukomera cyane kuko yararize. Yavuze gusa ati urakoze cyane kumenyesha isi ko twatanze umusanzu. Avant yagize ati abagore bo muri batayo 683 bahagarariye ibyiza bya Amerika, bagereranywa imbaraga, bagereranywa ubutwari, ariko kandi bahagarariye ikiremwa muntu. Basobanukiwe cyangwa bamenye ko bashobora kutazigera bahabwa ibihembo by'imbuto z'umurimo wabo, ariko ntibabikoze ku bwabo, babikoze ku bw'inyungu nini. Niyo mpamvu nubaha cyane iyi batayo n'abagore kandi nshimishijwe cyane no kuvuga inkuru yabo. Reka nanjye ngushimire twari turi kumwe mu kurebera hamwe uruhare batayo ya 683 yagize mu gihe cy'intambara y'isi ya kabiri yose. Wowe utarakora subscribe wayikora kugira ngo ibyiza nk'ibi bitazabigushika, kandi nagushishikariza gukora like and share. Iki ni ikiganiro Soma Umenye Ukuri. Tuzasubire.